Turabashuhuje bene data, shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni umuyoboro mushya dutangiye witwa Hishurirwa TV, tugiye kuzajya ducishaho amasengesho n'ikiganiro tugiye kuzajya ducishaho cya buri munsi cyangwa se igihe cyose Imana itugiriye ubuntu, tugacishaho isengesho ribohora. Isengesho ribohora, isengesho rikiza, isengesho ribatura, isengesho risenya ibikorwa bya Satani, isengesho risenya imirimo y'umwanzi aba yarakoze ku buzima bw'umuntu wese uzajya udukurikirana kuri uyu muyoboro. Impamvu tuvuze isengesho ribohora nuko tuzi imbaraga z'amasengesho icyo zimara. Imbaraga z'amasengesho zibasha guhindura ibintu. Mu byakozwe n'umwe igice cya 16 umurongo wa 25 tubona imbaraga z'amasengesho zinyeganyeza, ziteza umutingito, zigateza igishyitsi gereza igatigita. Inzugi zose za gereza zari zikinze zigakinguka, iminyururu yari iri ku banyururu cyangwa ku mfungwa yose ikadohoka biciye mu mbaraga z'amasengesho. Hari amasengesho ashobora guca iminyururu iri ku buzima bwawe ikarangira burundu. Ayo ni amasengesho umuntu aba yinjiye ibwina bw'amasengesho, mu ndiba y'amasengesho. Aha rero tuzajya tuhacisha isengesho rigamije kubohora abantu, rigamije gusenya iminyururu, rigamije kwirukana abadayimoni, rigamije gukiza indwara no gukora imirimo itandukanye, kuko mu isengesho byose birakora. Mu isengesho indwara zirakira, mu isengesho ubumuga buragenda bukava ku buzima bw'abantu, mu isengesho impumyi zabona, mu isengesho ibipfamatwi bafite ikibazo cyo kutumva bakumva, mu isengesho abafite ikibazo cyo kutavuga bavuga, mu isengesho indwara nyinshi ziterwa n'abadayimoni zirakira. Mu isengesho ibibazo biracika, bya bindi byananiranye cyane cyane biba biterwa n'imbaraga z'umwijima. Mu isengesho ibyo bibazo bibonerwa ibisubizo. Rero Imana amahoro ibagirire neza, kandi ibafashe. Ndakwifuriza gukora subscribe kuri uyu muyoboro, ukazajya ukurikirana amasengesho ducishaho azakubohora. Ndetse si n'amasengesho gusa, uzamenya byinshi utigeze umenya, iby'amatwi yawe atigeze yumva ubwirwaho, ibyo utigeze wigishwa ahantu hari hose mu madini. Hano Umwuka Wera azabikwigisha. Imana amahoro ikugirire neza. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo iminyururu yose yariboshye ubuzima bwawe icike, umuriro w'Imana uyitwike, umuriro w'Imana uyikongore mu mbaraga z'Umwuka Wera. Nohereje ijambo kugira ngo mu izina rya Yesu rikora akazi ku bugingo bwawe, rikora akazi ku mubiri wawe, rikora akazi ku maraso yawe, rikora akazi
ku ngingo zose zikoze umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Buri myuka yose yarwanyaga ubuzima bwawe, yarwanyaga imibereho yawe, yarwanyaga iterambere ryawe, ikarwanya agakiza kawe, ikarwanya impinduka ku buzima bwawe, ndayitwika mu izina rya Yesu Kristo, ndayirimbura mu izina rya Yesu Kristo, ndanyeganyeza, ndacagagura buri migozi yose yariboshye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, uwo twahawe gukirizwamo. Ndagusengera kugira ngo aka kanya mu mbaraga z'umwuka wera icyari kikunanije, imbaraga z'Imana zikinanize, umuriro w'Imana ugitwike, imbaraga z'Imana zigikureho katika jina la Yesu. Ntumye marayika kwa jina la Yesu ku buzima bwawe kugira ngo azahangane n'ikiremwa icyo ari cyo cyose utabonesha amaso yawe kikurwanya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima imbaraga z'Imana zimanukire gukora ibitangaza ku buzima bwawe, zimanukire gukora ibitangaza ku mibereho yawe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima buri kimwe cyose cyari kikugoye, buri kimwe cyose cyari kikuruhije, imbaraga z'Imana zihangane naco mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima mu mbaraga z'umwuka wera ndasenga kugira ngo umubabaro wose wari ukurimo n'icyawuguteraga cyose bifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo, kuko handitswe yuko nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu tutarwana mu buryo bwa kimuntu, n'intwaro z'intambara yacu ari intwaro zibasha gusenya ibihome no gukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana tukakigomorera Kristo. Ndafata mpiri mu izina rya Yesu Kristo ibiguca intege, ndafata mpiri mu mbaraga z'umwuka wera ibikunaniza mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima ibyishyirira hejuru kukumanura hasi, ibyishyirira hejuru mu izina rya Yesu Kristo kukuvuguruza, ibyishyirira hejuru kukubuza gukizwa, ibyishyirira hejuru kukubuza gusenga, ibyishyirira hejuru kukubuza kumenya Imana, ibyishyirira hejuru kuzimya impano zikurimo kano kanya. Ndatura ngo umuriro w'Imana bitwike, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zibirimbure mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo marayika ukomeye w'Uwiteka, ijambo riravuga ngo mbona marayika ukomeye afite iminyururu mu ntoki ze, afata ya nzoka ari umwanzi na Satani, barakiboha, arakizirika, kijugunye ikuzimu, arahacinga, ashyiraho ibimenyetso bigifatanyije. Zopetese kiria holi ya patasakara babariyo boredeze kiria. Ndatura ngo marayika amanuke ufite iminyururu mu ntoki ze mu izina rya Yesu, afata umuntu wose wakurwanyaga, umuntu wese wagukombataga, imbaraga zagukombataga, ubupfumu, uburozi, ubukonikoni n'ibindi bikorwa byose bicishwa muri iyo nzira y'abadayimoni bakunanizaga. Ndatura ngo marayika byegeranya, bizirika, bibohe imbaraga z'umwuka wera. Ndatura kugira ngo aka kanya mu izina rya Yesu Kristo ukurikirana rino sengesho mu mbaraga z'umwuka wera, umuriro w'Imana umumanuka, imbaraga z'Imana zimugwire katika Yesu, zikupite icyamurwanyaga uyu muntu abohoke, uyu muntu akire katika jina la Yesu. Ikiganza cy'Imana kimukoreho, imbaraga z'Imana zimukoreho mu izina rya Yesu Kristo umba amazina yose. Urakoze Mwami, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru ko hari abantu bakurikiranye iri sengesho rirababohoye, iri sengesho rikoreyemo rirabakijije mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima ndasengera wari urwaye umutwe udakira mu mbaraga z'umwuka wera, ndamenagura umwuka wose mu izina rya Yesu wagutezaga uwo mutwe uruhande rumwe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima ndakubitagura ibyo byose byagendaga mu nda yawe, ibyo byaborogeraga mu nda yawe, ndabitwika katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima ibyari byafashe mu bitugu byawe ndabitwika mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima ukurikiranira isengesho afite ikibazo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu mbaraga z'umwuka wera cyo gushikwa Mwami, umutima bawushika, ndasenya imbaraga zose zatumaga umutima w'uyu muntu ushikwa mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima zopetese kiria holy, ndasengera umuntu ufite ikibazo cy'akaguru, uzakurikiranira isengesho afite ikibazo cy'akaguru, kamurya kano kaguru gacire mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Mu mbaraga z'umwuka wera ndasenga Mwami, gukurikiranira isengesho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nzima aboshywe na kamera, aboshywe n'ibyaha, aziritswe n'umwuka w'ubusinzi, aziritswe n'umwuka w'ubusambanyi, aziritswe n'umwuka uwo ari wo wose bamwohereye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umudindize katika jina la Yesu, ndumuyobye udevi icyerekezo cye mu izina rya Yesu. Uyu mwuka umurekure, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo utwike, acira kubohoka muri Isa mu izina rya Yesu, acira gucira muri Isa mu izina rya Yesu. Ibikunanizaga n'ibyagucaga intege n'ibyari bikuremereye byose mu mbaraga z'umwuka wera ndohereza marayika kugira ngo abyegeranye, kuko ijambo rivuga yuko abamarayika ari abakozi b'abazaragwa agakiza mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Marayika ushinzwe kugukorera nagukorere, wakire ubuzima, wakire kubohoka
urakoze mwami Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'uyu muntu ubohoye, izina ryawe nirikuzwe ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana wowe iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza, wizerere muri ayo masengesho. Hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Kora subscribe rero, tujye tubana umunsi ku wundi, kuko tuzajya ducishaho isengesho uko bukeye n'uko bwije. Imana amahoro ikugirire neza, ugire ibihe byiza. Shalom.